Muraho neza abantu banjye, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. So gahunda ni ya yindi, ni ukwiga kubyina umuco wacu, gakondo yacu. Ubu rero uyu munsi nafitiye umunyeshuri tubuze kwigana, ntago ari umuntu usanzwe ubyina, abenshi bamuzi nk'umuntu usetsa abantu, nk'umuntu ukunda kuganira, ariko uyu munsi agiye kuza kwiga kubyina. Biraza gutuma nawe washa kuba wagira icyo cyizere ugahaguruka uvuga ati niba nguyu yabikora nanjye nabikora. Mureke uyu munsi twigane, ndizera ko biri buze kugenda neza. Nzovu, ubu waza noneho tugatangirira kwiga. Umeze ute se? Meze neza. Ni amahoro? Ni amahoro rwose. Yego. Nanjye burya njyewe ntabwo ari ukuvuga ngo ngire n'abantu shishikariza abantu bagakora akazi kamwe. Nanjye Nzovu nubwo nsetsa abantu n'amafilime ukunda guseka, nanjye waza kwiga kubyina kuko buriya nta kintu kitatunga umuntu cyane. Kubyina nko muri izi ndirimbo za gakondo naje kwiga kuzibyina, nibiramuka bishoboye nshobora kuzajya kubyina mu bukwe nkabyina kuko ni indirimbo za gakondo. Kuko iyo uzi kubyina n'ufite amakwe yagutumira cyane. Rero ibintu byo gukina amafilime bishobora kwanga bikagira gute. Rero Imana ibifashemo nzi kubyiga neza, kandi kwiga ni uguhozaho. Naje kwiga kubyina ejo nzagaruka n'ejo bundi nzafatira cyane. Aho ni sawa cyane. Usanzwe se ukunda ubundi ndirimbo za gakondo? Ari ukuntu ubusanga indirimbo za gakondo ndazikunda kuko ni umuco wacu wa Kinyarwanda, no kugira ngo tujye kubyina inzungu cyangwa tubyine indirimbo z'abanyamahanga, twabyina iz'iwacu mu Rwanda, umuco wa gakondo. Ni sawa cyane. Urumva ko Nzovu nk'uko bivuga ni ibintu byiza cyane ko mbere ko tujya kubyina iz'ahandi twakabaye duhera kuzi wacu. Ubwo rero tugiye gutangira, ngiye kubereka imbyino zitarenze ebyiri cyangwa eshatu. Ubwo ni ibirenge bibiri cyangwa bitatu dushobora gukoresha by'ingenzi kugira ngo n'ubu uri mu bukwe, ntuba uri ahantu runaka ushobora guhaguruka nawe watinya ukavuga ati nanjye ibi ndabizi nabikora. Icyambere tugiye gukora rero cyita gucunda. Ubushize twagikozeho muri video ya mbere yabanje, ni ugucunda. Aho ikirenge tugakora Nzovu reko ntiye kubikora. Ikirenge cya mbere gikora rimwe ugahindukira, kabiri iyo hindukiye n'ikirenge cy'ibumoso, icya mbere ni icy'iburyo, icya kabiri ni ibumoso. Ubwo tugiye gukora ni rimwe kabiri, rimwe kabiri. urongeye ugahinduka ukagaruka. Yego, ni ukuzenguruka. Ubwo ni yego, banze burya iyo umuntu yiga abanza kugenda gake gake. Rimwe kabiri, nanone rimwe uhituza imbere, imbere ukongera ugahindukira kabiri, kabiri ukongera ugahita ku mpande rimwe, nanone uhituza rimwe, nanone kabiri. Ndumva ikora ku mpande n'impande, rimwe kabiri. Umva iyi ngiyi gucunda ukuntu imeze, ni impande n'impande, ni rimwe kabiri, rimwe kabiri, ukongera ukagenda hariya no guhindukira. Bivuga ati ukuntu imeze yo ni ukugenda ureba mu mpande ukongera ukagenda mu mpande ni ukugenda gutya gusa. Rimwe kabiri, rimwe kabiri. iyo uhindukiye ni cya kirenge cy'iburyo, ukuntu gukata ukoresha imoso. Ubwo uri guhindukira ukatisha iburyo ugatera ahangaha, ukongera ugakatisha ibumoso. Rimwe kabiri gatatu, yikandagiza gatatu, ongera uhindukire ku bumoso. Rimwe. Ariko noneho ikintu cyoroshye ni nk'akarasisi. None ku bintu byoroshye aka ngaka uragahindukira nako, aka ka mbere. Ese urahindukira? Yego, hindukira. Yego, rimwe kabiri gatatu, rimwe. Naho byose utangire kabiri gatatu ugahindukira. Ni ibintu biraza gukunda. Noneho ukuntu
iyo arimo kwiga ntabwo ahita afata ako kanya n'ubutazagaruka. Niyo mpamvu nawe ntuzo gucika intege nuko arimo arabigendera gake gake. Ukuntu rero tuyigenda turakora 1 2 3, uyumva turakora 1 2 3 n'ibirenge gusa, ni 1 2 3 byonyine. Tugakore 1 2 3 1 2 3. Aha niyo ngiyo ni 1 2 3 1 tujye kugenda. Abakunzi bacu abanyeshuri ndimo kwiga bazabyandikana no muri komanteri yarabishoboye cyangwa byaranze muri muzari na mudaha comment namwe tugiye gukora none kwa kundi 1 2 3 sibyo 5 6 7 go 1 2 3. aha nako ngako ako ni sawa. None twakozonje gahindukira none 1 2 1 2 3. Ubundi iki kintu cyo gucunda nuko ubikora inshuro nyinshi gusa. Yego yego twagiye 1 2 3 hindukira 1 2 3. Nibyo ngibyo nawe umuntu uri niba watangiye kubyina bikore gutya bikoze no gukora cha 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 uramba amaboko banaka amaboko aha cha 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 cha. aha nibyo ngibyo ubona ko byatangiye kuzana amaboko noneho kugira ngo tubijyane na beat tubijyane n'indirimbo iragenda bityo ngo 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tujye kugenda noneho tujye gutangira 1 2 3 twagiye 1 2 3. aha 1 2 3 nanone 1 2 3. aha 1 2 3. niyo ngiyo 1 2 3. aha 1 2 3 nanone 1 2 3 1 2 3. aha 1 2 3. iki kirenge dukoze bakita gucunda. Yego 1 2 3. aha ubona ko byaje. Ubu rero tujye kwiga indi yo gutemba. Gutemba nuko amazi atemba urabyumva agenda agenda. Nangaha rero tugiye gukora biroroshye ni 1 2 3. yo iyi bita gutemba ni 1 cyenge ko kikagaruka ikintu cyo cyagaruka. Yego 1 aha 2 3 twongera gasubira ibumoso 1 2 3. ni gutemba n'ibyo ngibyo gutemba ariko nuko bijyana mu ndirimbo kugenda gute ngo 1 2 3. cyo kugenda 1 2 3 noneho garuka 1 2 3 noneho kubijyana mu ndirimbo ntabwo bigenza gakeya biragiye cyo ngo 1 2 3. aha 1 tubikore 1 2 3 twagiye 1 2 3. aha 1 2 3 nanone 1 2 3. aha 1 2 3 turi gushaka amaguru nayo ngayo si byoroshye. Amaboko nuko yarambara gutya yonyine noneho kare umutwe ukareba umutwe ukanaseka. ako kantu bimashamo ko guseka cyane kwikunda babyita kwikunda ugaseka kabisa. aha noneho turi kugenda 1 2 3 1 2 3. aha 1 2 3 nanone 1 2 3 nanone 1 2
gatatu none aka tujya kongera gakeya kamwe tete tata aha urabona ko ibi uzi ibingibi ukoze babyita kwizihirwa wiko n'umuntu yizihirwa akatabyina agatamba cyane urumva mubona aha noneho kariya tujya gukora akanyuma kakandi bita kugwa mu nka si ukazi aho dukora 1 2 3 kane kahita kugwa mu nka ni 1 2 urabona ko byatajya kuza ubundi ivi rigomba kujya hasi ariko no kugira ngo tubyige neza tubanza akaguru kamwe imbere ak'ibumoso inyuma nanone ak'iburyo imbere kahita tugwa akamoso igomba kujya sha ahubwo rero aho niho iwanyu urumva ko rero kagaro koroshye no kugenda 1 twagiye 1 2 utukomeza no kuzenguruka no kuzenguruka ni 1 2 3 4 noneho akantu ko kugaruka ntabwo ugaruka nga gutya pole urumva none aka ngaka ntabwo ugaruka gutya oya niba ugize gutya ukagira 2 3 uhindukira 1 2 3 nanone ukajya gutya 4 dukoresha ibumoso ni 1 2 3 4 aha nibyo ugahita ugwa mu hasi gake kagomba gufunga kirazira urumva n'ikinyarwanda yazira kugwisha kugwa mu ugakoresha iburyo imbere akaguru k'iburyo kakajya hasi urumva tugiye kure 1 2 3 1 2 3 4 ahubwo rero aha twasubiye muri yego urabona ko twaje noneho 1 2 twagiye 1 2 3 4 aha ni ibyo ngibyo useka wishimye nari cyo gukora ibi ngibi tukoze no gucunda turatembye tuguye no mu nka no upfukamishije akaguru kawe kiburyo ak'ibumoso kakaba kareba imbere kari imbere yego bivuga ati n'icyo tujya gukora kugira ngo tugerageze ubu ngubu nta bindi bintu turi bwige ni ibi ngibi ikintu tugiye gukora turi gushama akaririmbo duse nk'ababyina gake mu ndirimbo turabibone noneho turi mwabyina mu ndirimbo bigakunda ibintu byoroshye ubikore uko byumva twigendere aha aha no tugiye gutemba cyane dore 1 2 3 1 2 kakandi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 aha aha aho tugiye kugwa mu nka tugiye kugenda 1 tugiye kugenda 1 2 3 aha tugasubiramo ko mu nka dusubiremo yego tukaje 1 2 3 4 ahubwo rero aha noneho ukora akantu wenyine bakakureba urambaye imbere
ko kubyina gutyo murabyina ugiye kwa akantu gato gutyo murabyina bisanzwe kugira ngo batinyuke gutyo murabyina hagarara ngaha gutya hagati sawa acha tata 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 ahubwo rero aha nawe tugwa mu nka ibanga ahubwo rero aha ni biriya noneho iyo uguye mu nka uzi ikintu cya mbere ukora babyita kwivuga ugwa mu nka kata ndaje rugana izina nditse ngo miguye rugo inyungu twamubiri wariganti yabahize noneho nyine ibyo mubwiye ubu icyo ni kivugo cyanjye noneho nawe utabivuga ibyo ushaka bisanzwe ndabizi ntabwo uri intore cyane ngo dufite iki ariko ushaka kwivuga akantu gato okay noneho ugiye kwivuga reka tutagishyamo kakarimbo kuwa mu ntango wahita wivuga aha uwo ni sawa cyane Yandi umusore mwiza cyane banyita Nzovu iwacu wahise bahizi Venus ngewe umubisha iyo nteye kubita icumu ryo mu rubavu nkarishegesha ngewe ndi umusore mwiza cyane ahubwo rero mu bigwari nkora niteguye mama we aho niyo banyu barabana urumva ko Inzovu abashije kwivuga nawe rero shaka ikivuga aho uri ujye uvuga ati nanjye nakivuga ndi umugabo njye ndabaje ruganiza ingambitse ngamigo ya rugo ndinyinde twamo imbere warigandiye abahizi ndi intore ahize ndi imitwe ndi intore cyane ahubwo rero cha aha ni byari ibyo ngibyo mwakoze kubana natwe uyu munsi twiganye nkuko yabivuze kwiga no guhozaho nago nabazongera muzongera kubona abone yagarutse kuko nawe hari ibyo yize uyu munsi ni umunsi wa mbere yize reba ukuntu abigenje natekereza yize inshuro ebyeshatu yabaye intore cyane ndabyiza ukuri mutinyuke muze kwiga kubyina ndabwira abayakamwana ndabwira abajitafu n'abandi babwire bose ntimugakora akazi kamwe kuko ibyo muko kumaye tubicano ibyo biganiro amafilime bishobora guhagarara bishobora kujya ko buriya yenda nubwo bitahagarara ushobora kwiti nabonye ikiraka ushobora kubikora byose ukabikora uko bakagutumira mubona n'abandi bavugira inka abo ngabo abitwa babamenya niko bazamutse bamaze gutera imbere rwose muze mutinyuke kubyina mujye mubyinira ubukwe nanjye ntabwo nzakora akazi kamwe nibibaho ngiye kuzajya nimara kubimenya hano ndi umunyeshuri ndabwira n'abandi muze mwige rwose mwige kuko kwiga no guhozaho kwiga ntabwo upfa ngo ni ukujya mu ishuri gufata ikayi cyangwa ugiye uti niwarangije kaminuza ushobora kuza akabyina kuko akazi ushobora kwangiza universite akazi ukakabura cyane wakore ko wayize ibintu byo kubyina azagutuma mu bukwe kandi umuntu ntiyagutumira uze kumubyina mu bukwe ushobora no kumuca ibyo 100 akabikwishyura cyane kwiga no guhozaho inshuti zanjye kandi icyo ngiye inshuti zanjye cyane n'abadiaspora muze mu gihugu cyanyu mubyine muze mwige no kubyina umuco wacu wa Kinyarwanda kuko umuco wacu wa Kinyarwanda ntugacike cyane umugengo mu ndirimbo ngo izo hanze z'abazungu muze twige kuko umuco cyane umuco wacu wa gakondo ntukazime kuko uyu petit frère hari azabigisha urumva rero mujye mukurikirana mukore subscribe kugira ngo na share comment Nzovu arakoze cyane nkuko bivuze turabakunda ubwo naho ubutaha tuzongera dusubire twiga dutemba cyane twikunda cyane aho niyo wanyu bana ba mama sa mu gihe bihe byiza